Yesu Kristo nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mbifuriza amahoro y'Imana. Abageze mu gitondo, ndizera ko muramutse amahoro kandi muragira n'umunsi mwiza. Abari nijoro namwe ndizera mwiriwe amahoro kandi muri bugire ibitotsi byiza, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Imana yo mu ijuru nishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. Uyu munsi numvishe nifuza ko twasoma ijambo ry'Imana hanyuma tukanasenga. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18 guhera ku murongo wa 20. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Naho ngaho gusa nashaka ko dusoma ni mirongo 2. Iki ni igihe Imana yajyaga kurimbura Sodoma na Gomora, ariko yabanje kohereza intumwa. Yohereje abamarayika bo kujya kureba koko niba gutaka kw'abantu bari i Sodomu batakiri Uwiteka niba ari ukuri. Mbona batakaga ari umuryango wa Loti, kuko ni nabo Imana yari ifashe umwanzuro wo kurengera. Ariko kandi Imana ikavuga ngo ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Nagira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo gutaka kwawe, haleluya, gutaka kwawe kwageze ku Mana. Ibitutsi bagutuka Imana yarabibonye, amarira urira Imana yarayabonye. Imana yigize kandi yita ku gutaka k'ubwoko bwayo buri muri Egiputa, igihe bwababazwaga cyane n'imiruho n'imihate bwakoreshwaga gahato. Yibuka isezerano yagiranye nabo. Nawe rero hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yagusezeranyije, hari icyo umaze igihe usengera, hari ibyo umaze igihe wibutsa Imana. Nagira ngo nkubwire ngo gutaka kwawe Imana yarakumvishe, kandi imanuwe no kukureba ko utakishwa n'ukuri. Icyampa Uwiteka agasanga ibirimo kugutakisha ari ukuri. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka namara gusanga ibigutakisha ari ukuri, ntabwo arabisiga uko yabisanze, aragira icyo akora. Amen. Aragira ikintu akora ku bigutakisha. Yarabibonye, ya marira yawe yarayabonye, amuririra mu mashuka ntawe ubizi. Imana yo yarayabonye, kuko ni Imana idahishwa. Bya bitutsi utukirwa mu rwongorerano Imana yo yarabyumvishe. Yagasuzugura usuzugurwa Imana yo yarakabonye. Ka karengane urenganywa Imana yo yarakabonye. Ni Imana idahishwa, ni Imana itagira ikikingwa, ni Imana ibona ijoro ikaribona nko ku manywa. Ibiri mu mwijima kuri yo biba bimeze nk'ibicaniwe n'urumuri, biba bimeze nk'ibiri ku manywa. Nta na kimwe ihishwa, iratuzi kugera na kuri bya ndi twiganyira, kugera na bya bindi tujya usuhuza umutima uvuga uti umuntu ntamenye igitumye usuhuza umutima. Imana y'ibibizi bibibona. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mbabarira wongere urugarure Imana icyizere, kuko Imana yo yarabibonye, kandi ibyo ari byo byose biguhangayikisha Imana yarabibonye. N'ibyo urimo kunyuramo uyu munsi Imana irabibona. Ntabwo iyi Mana yaduhaye amaso ari impumyi, iyi Mana yaduhaye amatwi irumva, iyi Mana yaduhaye umunwa iravuga, iyi Mana yaduhaye amazuru nayo iranukirwa. Hari ibiyinukira, ntugire ngo byakunukiye iyo bitarayinukira. Hari ibi byayinukiye, hari ibintu irambiwe ku buzima bwawe, hari ibintu irambiwe ku buzima bwanjye, hari ibintu irambiwe mu itorero, hari ibintu irambiwe. Gutaka kwacu Imana irakumva. Agasuzuguro itorero ry'Imana riramo rasuzugurwa Imana yarakabonye. Akarengane karimo karakorwa Imana yarakabonye. Ni Imana idahishwa. Imana ishimwe. Reka turirimbe hanyuma dusenge Imana, kandi umbabarire usenge iyi Mana uyifitiye n'icyizere. Ni Imana isubiza, ni Imana yumva gutaka tuyitakira, ni Imana yumva kwinginga tuyinginga, ni Imana igirambirwa agasuzuguro. Tujya kukarambirwa yo yarakarambiwe kera. Girira Imana icyizere. Ibihenze ng'Uwiteka bintarura mu
byaremwe byose mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima nzindubuka nabw'umwanzi mu bihe byiza tugusenga ibihenze ng'Uwiteka binyemeza yukasubiza ategereje abana be ngo bamusanga kemwe ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga uhoranse ng'Uwiteka tujye kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mw'ijuru niyambuye umubiruka nambaye kudatiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byose niyambuye umubiri nambaye kudapiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byose Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana data wa twese mwiza, byiringiro by'abakwizera, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ishyira ikuzimu igakurayo, Imana yayicaranye n'ibikomangoma, wera wa Isiraheli ukenyuruza abamu ugakenyeza abandi, urahagurutsa kandi ukicaza, we wimika kandi ni we wimura, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, uwera kandi urakiranuka, bera mwiza abagutegereza bose, bera mwiza abamama n'abapapa bagutegereza, bera mwiza abasore n'inkumi bagutegereza, bera mwiza abana bato bagutegereza, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe rishyirwe hejuru, nyaguhora ku ngoma Imana, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze uwera wa Isiraheli ngo utwezeho gukiranirwa kwacu kose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu, imbabazi zawe Kristo zitubeho, mu izina rya Yesu Kristo udukureho umugayo wose utubonaho, kugira ngo twegere ahera hawe, twegere imbere ya ntebe, twegere impande zawe, hamwe uvuga tukakumva. Haleluya, uwera wa Isiraheli, imbaraga zacu, gakiza kacu, byiringiro by'abakwizera, nuko rero ukimara kutweza nyaguhora ku ngoma Imana, reka tugugiriraho umugisha, kuko watumenye mu izina nyaguhora ku ngoma Imana,
wera wa Isiraheli dusomye ijambo ryawe wandikishije ukwawe kuboko nyaguhora ku ngoma Imana mu izina rya Yesu Kristo. Natwe twongeye kuza imbere yawe tukwereka bimwe bimaze iminsi bituriza, bimwe bimaze iminsi bidutakisha, bimwe bimaze iminsi bituma tuboroga, bimwe bimaze iminsi bituma nyaguhora ku ngoma Imana twibaza ku by'ibi bihe. Wera wa Isiraheli turakwinginze, wera wa Isiraheli, Imana isoma mu mitima ukamenya. Hari ibyo tutarondora ngo dupfumuze uyu munwa, ariko genda ugere kuri umwe wese nyaguhora ku ngoma Imana aho ari wumve gutaka gutakira, ugutaka ko mu mutima ukumva, ugutaka dusohoresha umunwa ukumve nyaguhora ku ngoma Imana wumve kwinginga tukwinginga, wumve gutaka tugutakira mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye umuja wawe nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe mfukamishije amavi y'umubiri n'ay'umutima, ngira ngo nkwinginge wera wa Isiraheli, nanjye urebe ibyantakishije, urebe ibyatakishije ubwoko bwawe, abamama n'abapapa urebe ibyabatakishije cyangwa birimo kubatakisha uyu munsi, uru rubyiruko urebe ibirutakisha nyaguhora ku ngoma Imana. Hari aho nyaguhora ku ngoma Imana, wera wa Isiraheli wagira icyo ukora, haleluya, kandi ukagikomeza, wagira icyo urema kuko niwe ugira icyo urema kandi ukagikomeza. Waturemera amashimwe muri uku kwezi kwa mbere nyaguhora ku ngoma Imana, tukagushima izina ryawe. Hari byinshi twavuzwe, hari ibyo twatutswe nyaguhora ku ngoma Imana n'abanyamahanga batakebwe, wera wa Isiraheli ibyo byose tubizanye imbere y'ubwiza bwawe. Mana itananirwa yita gutaka kwacu, yita ku gutaka tuyitakira, wita ku gutaka kw'abana bawe. Wigeze uvuga ngo uko turi babi ngo ariko ngo ntihagire uwabasha guha umwana w'inzoka mu gihe amusabye ifi, waragira uwabasha kumuha ibuye igihe amusabye umugati. Wera wa Isiraheli, wowe rero nturi mubi nkatwe, uri Imana nzima, uri Imana ikiranuka, uri umubyeyi mwiza. Wera wa Isiraheli waduhaye Yesu Kristo, aradupfira igorogota ku musaraba, ntabwo wamubura kumuduhana n'ibindi byose. Niyo mpamvu nkwinginze mwami, uduhe imbaraga zo mu mwuka. Wera wa Isiraheli uduhe imbaraga zo kunesha Satani, uduhe imbaraga zo kunesha abadayimoni, uduhe imbaraga zo kunesha ibigeragezo, uduhe imbaraga zo kubikandagira no kubigenda hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Tugendera mu butware bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abamama bazumvira isengesho bagendere mu butware bwawe, abapapa babe mu butware bwawe, abasore n'inkumi babe mu butware bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli uduhe kuribata indwara mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kuribata ibiturwanya, ibitugenza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ducyashye imbaraga zose z'umwijima no gukora kwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Tumenaguye imbaraga zose z'abarozi n'abakonikoni, tumenaguye imbaraga zose z'abarangi, tumenaguye imbaraga zose z'imyuka mibi, hari igendera ku butaka, hari igendera mu mazi, hari igendera mu mwuka, hari igenda muri iki kirere. Izi mbaraga turazimenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorera mu bakomeye, ibikorera mu bishyira hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga turazinanije mu izina rya Yesu Kristo, turaziribase. Waravuze ngo uduhaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo, natwe ariko tunanije izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Turinginze cyane mu imbaraga z'umwuka wawe wera, arizo ziganza. Imbaraga z'umwuka wawe wera reka aba arizo ziyobora. Imbaraga z'umwuka wawe wera niziganze imitima yacu, niziganze ingo zacu, niziganze abana bacu mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye indwara z'uburyo bwose, amahepatite, amakanseri yo mu bifu, amakanseri yo mu mara, amakanseri yo mu magufa, amakanseri yo mu maraso, amakanseri yo mu mutwe, yo mu bwonko, kanseri zifata mu rwagashya, izo zose turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isiraheli, twirukanye indwara z'uburyo bwose zifata impyiko mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye indwara zitera ubumuga bw'amagufa mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye dementia mu izina rya Yesu Kristo. Uwera kandi ukiranuka, byiringiro by'abakwizera, yewe mbaraga zacu, gakiza kacu,
bwacu, indwara z'amaso turazirukanye, indwara z'imitwe idakira turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo, indwara zifata mu ngingo turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo, wera kandi ukiranuka. Twirukanye indwara zitamenyekana, twirukanye ubumuga bw'abana bavukana mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere y'ubwiza bwawe, tungigiye abantu bawe mwami, ubu bwoko bwawe nyaguhora ku ngoma Imana, ngubukize. Haleluya, ubukize kuko uri Imana ikiza, uri Imana ikiza, uri Imana ikiza. Ntabwo ari ibyo twasomye, nawe uri umuhamya wo kubihamya. Wankijije indwara y'umwijima, unkiza indwara y'impyiko, wera wa Isirayeli unkiza igifu, wera wa Isirayeli wankijije umugongo, wera wa Isirayeli wankijije umutwe. Nyaguhora ku ngoma Imana, ubwo abaganga bari bananiwe bambwira ko igisigaye ari ukujya mu ndwara zo mu mutwe, ari ukugendera, ari kurigaragaza mwami. Iyi saha nta mutwe nyirwara, nta mutwe ukimbabaza, sinyibabazwa n'umugongo, inyama zo mu nda yanjye ni nzima. Wera wa Isirayeli we, wera ni wowe wabikoze, ntabwo ari imbaraga zanjye, ntabwo ari abaganga, abo bo ntacyo bari bashoboye, ndetse n'imiti narayijugunye, ariko werekanye gukomera kwawe, werekanye iby'imbaraga nyinshi ukora. Nyaguhora ku ngoma Imana, murengeze ubugingo bwacu, wowe uvuga bikabategeka bigakomera. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwa hejuru. Niyo mpamvu mpagaze muri uko kwizera, nkareba imirimo wakoze ku buzima bwanjye, kuko ndi umuhamya. Ntabwo mvuga ibyo wakoreye abandi, ahubwo ndavuga ibyo wankoreye. Ni umuhamya wo kubihamya, ni umuhamya wo kubisobanura. Uri Imana ikura ikuzimu igashyira ubuntu, uri Imana ikiza uwari ugiye gupfa akaba muzima, uri Imana isubiza umwijima ku murongo, uri Imana isubiza impyiko ku murongo, uri Imana ishoboye. Ntawe uhanye nawe papa, ntawe usa nawe, urihagije, ni Imana idatira imbaraga. Niyo mpamvu uringingiye ubwoko bwawe. Yewe nta ndwara n'imwe navuga ngo iyi ngiyi nibahebe, kuko nzi kuri Imana ibishoboye. Basha gukiza ubwoko bwawe, ufite imbaraga zo kubukiza. Uko wari uri kerana n'isaha ni kuri, uko wari uri kerana n'isaha ni kuri, uko wari unyizana n'isaha ni kuri, uko wari urukiza wa mugore Nyaguhora ku ngoma Imana wari umaze imyaka 12 arwaye, nikona n'isaha uri. Uko wari umeze Nyaguhora ku ngoma Imana, wetamura bari bahetamye na n'isaha ni kuri. Uko wari uruzura Lazaro na n'isaha ni kuri, ujya uzura n'ibyapfuye bikazuka bikaba bizima. Uri Imana itangaje, ntawavuga imirimo yawe ngo ayirondora yirangize. Uri Imana yihagije, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Wera wa Isirayeli, gikorera ubwoko bwawe, gira icyo ukorera ubwoko bwawe. Ntabwo nibagiwe abashomeri, hari abashomeri mwami. Wera wa Isirayeli, tanga akazi mu izina rya Yesu Kristo. Wera kandi ukiranuka, byiringiro by'abakwizera. Fungura imiryango umwanzi yafunze, kuko ni ufite urufunguzo rwa byose. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye. Ibyiringiro byacu, uragakiza kacu, ubuhungiro bwacu. Wowe ujya ugaburira abashonje bakarya, wowe wera wa Isirayeli, ujya uburanira ababuze kiburanira ukababuranira, kuko uburana imanza zitabera. Uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana idahindurwa n'ibihe. Wera wa Isirayeli, uracyari yamana mwana, uracyari yamana, uracyari yamana ibasha gukora cyane biruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tugusaba. Uracyari yamana ibasha kuturemera amashimwe, uracyari yamana igifata sheregi ikayibuza kugwa, uracyari yamana igibwira imvura ngo hagarara igahagarara, uracyari yamana igibwira izuba ngo va rikava. Uruwera kandi urakiranuka, uri Imana idahinduka kuva mu itangiriro kugera mu iherezo. Uri Imana idahinduka kandi itazahinduka, uko wari uri kerana n'isaha ni kuri. Uri Imana, haleluya. Uriya uri Imana idahindurwa n'ibihe papa. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Yewe murengezi w'ubugingo bwacu, byiringiro by'abakwizera, ukweretse urubyiruko Nyaguhora ku ngoma Imana. Satani yari abo benshi yafashe miri, harimo arabakoresha ibidakorwa, harimo arabakoresha ibidakorwa. Hari ibyo tureba tukibaza gwese ibi ngibi ni filime tubona, ariko Wera wa Isirayeli ni ukuri kw'ibiriho. Satani atwaje urubyiruko uburetwa bukomeye, eretse kandi sinimo gusa, ahubwo yageze no mu bakuru. Abasaza ntibakimenya ko bashaje, abakecuru ntibakimenya ko bakecuye. Wera wa Isirayeli, ibintu byarahindutse, ibintu bimeze nabi. Turakwinginze papa, garuza ubwoko bwawe,
turabasengeye nyaguhora ku ngoma Imana babohora iminyururu yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turacagaguza imbaraga z'igorogota ku musaraba, iyi minyururu Satani yabohesheje ubwoko bwawe, iminyururu Satani yabohesheje abakobwa n'abahungu, iminyururu y'ubusambanyi, iminyururu y'ubujura, iminyururu yo kwikinisha, iminyururu nyaguhora ku ngoma Imana yo gukora ibintu by'urukozasoni, iminyururu yo gukora ubusambanyi bw'uburyo bwinshi, iyo minyururu yose turayicisha imbaraga z'igorogota ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo. Aba bakobwa n'abahungu turababohoza, abakobwa n'abahungu turababohoza mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli, ku mucyo wawe bamurikire, imbaraga zawe zikomeye nizibakureyo mu izina rya Yesu Kristo. Wera kandi ukiranuka, abari mu nzira bagenda bagarura aho bageze, abagezeho bagarure mwami mwiza, kuko uri Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tugusaba. Turabingingiye papa, turabingingiye, wigize ugera kwa Rahabu wari indaya izwi muri karitsiye, izwi mu gihugu. Wera wa Isiraheli, Rahabu aramenya ko Imana ya Isiraheli asezera ku buraya, na n'isaha aranditse muri Bibiliya turacyamuvuga. Uri Imana rero ibasha guhindura amateka, uri Imana ibasha guhindura ibihe, uri Imana ikiza ibibembe by'igihe kinini. Umuntu yari arimo abantu baragiye kumubona nk'umubembe, wera wa Isiraheli wowe ukamuhindura umuntu muzima, umubiri ukaba nk'umwana muto. Umwubwo nyaguhora ku ngoma Imana wumvishe icyo nkubwira, impamvu nkwinginze ngo naba bose bakureho ibibembe, bakureho ibi bibembe, baze bakora umurimo wawe. Hariyo abaririmbyi benshi turabahamagaye, hariyo ababwirizabutumwa benshi turabahamagaye, harimo abanyamasengesho benshi turabahamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Nakuzeye imbaraga zawe zikomeye, abo Satani yatwariye mu butinganyi bakuzeye imbaraga zawe zikomeye, ntabwo baragera kure cyane aho utabasha gukura umuntu, kuko nyaguhora ku ngoma Imana aho atabasha igihe umuntu wese agihumeka nta kure utamukura. Aho barengera ubagirire neza, babone neza we n'ukuboko kwawe, babone umucyo wawe bamurikire nk'uko natwe watumurikiye. N'isaha tukaba tuvuga gukomera kwawe n'izina ryawe rikomeye ndetse ritangaje. Aho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nikomeze kubana nabo, twavuga byinshi tukarondora byinshi, ariko uri Imana yumva kandi isoma n'ibyo tutavuze. Aho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nikomeze kubana natwe, kandi nyaguhora ku ngoma Imana twizeye kuko ukoze imirimo n'ibitangaza bikomeye muri uku gusenga kwacu. Tukwinginga kuko uri Imana, haleluya, idateranyiriza abantu ubusa, kandi uri Imana ijya yumva gusenga tuyisenga, ikaba yumva gutaka tuyitakira. Wigize uvuga ngo ntabwo ugutwi kwawe kwapfuye ngo unanirwe kumva, ngo nta n'ubwo ukuboko kwawe kwaheze ngo unanirwe gukiza. Ukiza ubwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umurengezi w'ubugingo bwacu dusenze twizeye. Mugire ibihe byiza, bifurije kugira icyumweru cyiza, icyumweru cyo kuzura imbaraga z'umwuka wera, icyumweru cyo kubana n'Imana mu bihe bidasanzwe, icyumweru cyo guterana n'Imana, ya materaniro yo mu ibanga, mukumva gukomera kw'Imana, mukongera kumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana, mukongera kumva uburyohe bw'indirimbo z'Imana, mukongera kumva uburyohe bw'amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukomeze muryoherwe Imana, muryoherwe n'Umwami Yesu, kuko Yesu araryoshye, Yesu araryoshye, Yesu araryoshye. Impamvu njya muvuga nkumva sinamurangiza, Yesu yarandyoheye, 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 ntabwo nagira icyo mugereranya nawe. Yesu araryoshye, kandi ni inshuti yanjye n'ukuri, ni inshuti yanjye magara, ni inshuti yanjye njya mvuga ikanyumva. Yesu we, ushimwe ko wanyemereye kugirana ubucuti nawe. Iyo ni dekararasiyo wakoranye nanjye, ndagushimye kubw'ibyo. Izina ryawe nirihimbazwe none n'ibihe bidashira.